Kuva mu myaka 3 ishize, Ifu Victorine n'umuryango we bahungiye Buea, umurwa mukuru w'akarere k'amajyepfo ashyira uburengerazuba bwa Kameruni. Yahoze ari umuhinzi wa kakao mu gace ka Muyuka gaherereye mu birometero 25 uvuye mu mujyi wa Buea, kandi icyo gihingwa nicyo cyari gitunze umuryango ugizwe n'abantu 5. Icyakora ubwo intambara yateraga, umurima we n'inzu byarashenywe, ibyatumye we n'umuryango we bahungira Buea ahagerageza kuba gahenge. Yumva babaye ko ibiciro bya kakao byazamutse ndetse akifuza gusubira mu buzima yahoranye. Habuze gato ngo mbure ubuzima ubwo ibi byatangiraga. Ubu rero narazibukiriye, sinakomeza kubitekerezaho mu gihe nabasha kujyayo. Iyo rero niyo mpamvu ndumva iby'ibyo biciro, ariko sinshaka kubitindaho kubera ko mbitekerejeho cyane, n'ubundi sinabasha kujyayo. Nta samu nkifite, rero nshiriramo imbere nkigumira aha. Kubera izamuka ry'ibiciro bya kakao, bamwe mu bahinzi barimo kwihutira gusubira mu masambu bari bamaze igihe barataye. Sekisi Enye arimo kugerageza kuvugurura imirima ye yo mu gace ka Mundoni mu majyepfo ashyira uburengerazuba. Arateganya no gutunganya indi mirima mishya mu cyizere cy'uko ibiciro bya kakao bizakomeza kuzamuka. Some farms I abandoned because of the low price. Hari imirima nari nararetse guhinga kubera igiciro gito n'ifumbire yari ihenze, aho nabonaga ibyo nshora n'ibyo nunguka ntaho bihuriye. Narahombaga. Umwaka ushize nkibona ibiciro bitangiye kuzamuka, rero nagiye muri iyo mirima nk'uko nshoboye ngo nongere kuyikorera. Biturutse ku ntambara ikomeje kwibasira amajyepfo ashyira uburengerazuba bwa Kameruni, benshi mu bahinzi barahunze. Ubu aka karere kahoze keza 43% by'umusaruro wa kakao, kakaba ari nako kezaga nyinshi mu gihugu, ntikabasha no kugeza kuri 1/2 cy'uwo musaruro. Nk'uko bitangazwa n'ikinyamakuru Business in Cameroon gikorera kuri murandasi, mu gihembwe cy'ihinga cya 2022-2023, Kameruni yagize igabanuka rya 11.2% ku musaruro wa kakao. Nyirabayazana w'iryo gabanuka hanini ni umutekano muke mu karere k'amajyepfo ashyira uburengerazuba. Urwego rushinzwe ubuhinzi bwa kakao n'ubw'ikawa muri Kameruni rutangaza ko abantu barenga 500 bakesha amaramuko iki gihingwa cya kakao. Ikiro kimwe cya kakao cyahoze kigura $1 ry'Amerika, ariko uyu munsi kigeze ku $9, igiciro cya mbere kinini kibayeho muri iki gihugu cyo muri Afurika yo hagati. Guverinoma iragira abahinzi inama yuko bakoresha amafaranga bavana mu ntete za kakao zibasha kuboneka ngo barwanye ubukene. Twasanze izamuka ry'igiciro cya kakao ritarimo kujyana n'izamuka ry'imibereho y'abahinzi. Abantu barabona amafaranga bagatangira gushaka abagore benshi no kwinywera inzoga bagasinda. Ntibashora mu mirima yabo, ibizabatera kugira hazaza habi, kubera ko ibiciro bya kakao bishobora kumanuka kandi imibereho yabo ntizaba yarazamutse. Rero turashaka gukorana n'amakoperative ya kakao ngo twigishe abahinzi uburyo bakwizigamira cyangwa bakayashora mu bindi byunguka. Bagatekereza bati, mu gihe ibiciro bimeze neza, niki twabika ku ruhande ngo tubashe kugura imiti ku bwinshi, ifumbire ku bwinshi, tugura ibikoresho byinshi, ku buryo naho ibiciro byagabanuka twaba twifitiye ishyingura rizadufasha gukomeza kubaho neza. Guverinoma ivuga ko kuva umwaka w'2024 watangira, umusaruro wa kakao muri aka karere ugenda wiyongera ugana ku kigero wahozeho mbere y'intambara, bitewe n'uko abahinzi barimo gutahuka ku bwinshi. Bakizera ko abahinzi bazashora mu mirima yabo, hanyuma aka karere kagasubirana umwanya wa mbere kahoranye mu buhinzi bwa kakao ku rwego rw'igihugu.